iyo biba byaramubereye ibintu byiza, niyo mpamvu umwana iyo akuze, hari umwana ukura akaba yifitiye icyizere, ni uko muri we afite ya mashusho amugaragariza ko yabyize mbere, rero akanabikoresha muri icyo gihe. Iyo rero bitari byiza, n'ubundi ayo mashusho y'ibitari byiza nibyo yifashisha mu gihe azaba yarakuze. Rero ibyo ngibyo non-verbal experience umwana abika muri we, cyangwa se uko umwana afata bya bindi byose yaciyemo akabika mu buryo bw'amashusho, byibika mu buryo bw'amashusho bikajya mu mubiri, mu miterere y'umubiri we, bikajya aho ubwonko bubika amarangamutima, ndetse bikajya no mu gice cy'ubwonko umuntu atabasha kugenzura, ari nacyo gifite uruhare hafi 90% by'uburyo twitwara. Icyo gice tutagenzura nicyo kitugenzura noneho mu bijyanye n'imyitwarire n'imitekerereze yacu. Ibi bikaba ari zo mpamvu zituma kuba umuntu bino bikomere yabikira, cyangwa se yakiga kumenya ko ari ingaruka yahuye nazo mu bwana, biba ari ibintu bitoroshye igihe bidafatiranwe hakiri kare.